Yes, ndabashimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngi basuza nitwa Tuyishimire Emmanuel Mugisha cyangwa se Emmanuel Tuyishimire Mugisha. Rero uyu munsi ntabwo turi kumwe na na siwo wa Zamara TV, ahubwo ari kuri kamera, niwe uri kugenda nyine aduha ishusho ryiza cyane. Siwo wa Zamara TV niwe uri kugenda rwose atwerekanira ishusho rikeye cyane. Muramubona yuko agenda agerageza kugenda akora ibintu byiza. Muherutse kumubona mu kiganiro nyine avuga ngo mwihanyuzeho amashami amashami yose kuko inzira ijya mu ijuru iruhanyije. Umunsi rero dutumiye umwana w'Imana isumba byose, umukozi w'Imana, ngo iyo uri umwana mu rugo ngushobora no gukora nawe ugakora inshingano nk'iz'umukozi. Niyo mpamvu rero uyu munsi kuri kamera muri kugenda mumubona aje kutubwira ijambo ry'Imana. Ni kwa kundi rero dutangira twakira umutumirwa wacu akatwibwira akatwibutsa ni muzi mu biganiro byinshi hano kuri Zamara TV. Muraho neza? Muraho. Yego, Yesu nashimwe. Yesu ahimbaze. Turi kuvugana nande? Muri kumwe na Sangwineza Silvania, umukozi w'Imana, ndi umukristo. Bakunze kumenya ku izina ryitwa Mukabwana Yesu. Yego, duguhaye ikaze rero kuri Zamara TV. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana noneho ubone utubwire icyo umwami Imana ashize ku mutima wawe. Uwiteka isumba byose, Imana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye ko watukuye mu magana menshi y'abanyabyaha ukadutoranya ukatuzana kugira ngo tubashe kukuvugira. Twirukanye imbaraga zose zirwanya ijambo ryawe. Turasenya ibikuta byose n'ibihome byose umwana Satani yakubaka ku bugingo bw'abana bawe. Ahubwo reka buri muntu wese afashwe n'ijambo ryawe. Reka ubwiza bw'Imana bugaragare muri iki kiganiro. Reka amavuta y'Imana agaragare muri iki kiganiro. Reka umuriro w'Imana utwike kandi ukongore mu izina rya Yesu Kristo. Reka Data wa twese asanzwe akuvugira, ariko reka imbaraga z'Imana zongere zimuzeho. Reka amaraso ya Yesu Kristo yongera aminjagirwe mu ijambo ryawe. Reka kivuga abantu babohoke. Reka kivuga amavuta y'Imana batembemo. Reka mwuka w'Imana utegeka kandi ugakora ubashe kumukoresha. Urakoze kubera ko Data wa twese niyo umunsi ugiye kwesha icyubahiro. Ni mu izina ryawe ryiza rikomeye, amen. Bikaze na karibu. Murakoze cyane. Tubanje gushimira Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ifite ubutware n'ubushobozi yabanye natwe, yaraturinze mu minsi yatambutse, hanyuma yongeye kuturinda, bwongeye burakeye, tugarutse ahangaha kongera kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana rijya rizahura umuntu rikamukura mu cyiciro yararimo rikamutereka mu kindi. Rimukura muri Uriya Bakarudari kamugeza i Kanani. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni nyine rijya ridukura iyo ngiyo kwa Makiri, rikatuzana mu isanzure ry'amahoro. Haleluya. Turashimira Imana nyir'ubutware rero, dushimira n'abantu badukurikirana. Imana ni ishimwe. Amen. Dufite ijambo ry'Imana riri kudufasha. Nahaye umutwe uvuga ngo ngwino ugira umwete mu byo ukora. Ngwino hari abantu baza bakongera bagasubirayo, ariko ngwino wongere ugira umwete mu gukorera Imana, mu gushaka Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari umuririmbyi uri kumfasha muri iki gitondo wa 47 uvuga ngo nimuze, wa 21 mu Gakiza uvuga ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu n'izakora imirimo. Haleluya. Haleluya. Araririmba aravuga ngo azirukana Satani, azategeka isi yose. Aravuga ngo tuzanesha nidusaba, kuko Imana yacu igitwumvira. Amen. Amahoro y'Imana abane natwe. Yego. Haleluya, haleluya. Rero nanjye nababwiye ngo nimuze, umuntu naze yongera agire umwete mu muhamagaro yahamagariwe, kandi arebe imbere, ategereze, hari igitondo cyiza cy'umuzuko. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14.
aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose, abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Imana yacu tugire neza. Dusomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Iri jambo riri kuvuga ngo mugire umwete. Iyo umuntu adafite umwete aba ari umunyantege nke, aba afite ubunebwe, ariko aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Arongera aravuga ngo kandi mugire n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Imana yacu tugirire neza. Kuba twaramenye Kristo tumumenya mu buryo bw'umwuka no mu mirimo agenda dukorera, ariko hari igitondo kimwe nk'uko navuga ngo hari igitondo cy'umuzunko tuzahura n'umwami Imana, tukicarana na Kristo ku ntebe ye y'ubwami. Imana ishimwe, kubera yuko twagize umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Imana nihimbazwe. Rero muri iyi minsi umuntu ashobora kugira umwete wo gushaka ubutunzi, akagira umwete. Hari umuntu ugira umwete mu bintu runaka, ariko umwete wo kubana n'abandi bana amahoro ntibibeho. Muri iki gitondo ijambo riratubwiye rero, njyewe nawe nijye uri kurivuga, nawe uri kunkurikirana, gira umwete wo kubana n'abantu amahoro. Iyo umuntu atabanye n'undi amahoro baba babangamiranye. Wibangamira mwene so mu rugendo, wibangamira umuturanyi mu rugendo, wigira umuntu n'umwe ubangamira. Irinde mu kazi ukora ubane na mugenzi wawe amahoro. Aravuga ngo kuko utejejwe ntazabona umwami Imana. Muri iyi minsi kwezwa abantu ntabwo bari kubisobanukira, ariko twe ntibari kubisobanukirwa. Twezwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Ijambo rimwe ryarambwiye ngo umuntu yatuza akanwa yuko Yesu ari umwami, yarangiza akizeza umutima. Iyo amaze kwizeza umutima aranezwa. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Hanyuma rero aravuga ngo kandi ku murongo wa 15 aravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Ese ntago waguye muri iyi minsi kugwa ukava mu buntu bw'Imana? Burya hari abantu umuntu ashobora kugwa mu mutima, akagwa mu mutima, kandi ku cyumweru ajya mu iteraniro, mu cyumba cy'amasengesho akajya mu masengesho, mu butayu akajyamo niba bishoboka, ariko yaguye mu mutima. Hari ibimenyetso biranga abantu baguye mu mutima. Uyu muntu waguye mu mutima agendana ingeso z'ubuhehesi, agendana ingeso zitari nziza kuko yaguye mu mutima. Nubwo atwaye bibiri ariko yaguye mu mutima. Ibyiringiro byashize muri we kubera ko yaguye mu mutima. Niba muhanurira arapinga ubuhanuzi, arapinga umurimo w'Imana. Uyu muntu waguye mu mutima ntago wamubwira gutanga ituro. Uyu muntu waguye mu mutima ntago wamubwira gutanga icya 10. Uyu muntu waguye mu mutima ntago wamubwira gufasha imfubyi, kubera ko yaguye hehe mu mutima. Kandi mu bigaragara mwicaranye ntiwamenya ngo yaguye mu mutima, ntiwamenya ngo yaraguye. Kenshi na kenshi tujya tubona umuntu waguye ngo nuwasambanya akabyara, baragiza bakamutenga. Nyamara umuhungu wamuteye inda bashobora kuba bicaranye aho mu iryo teraniro, we ntibanamutenze. Ese uwo muntu aracyari umukristo? Ahubwo yaguye hehe
mu mutima, nuko nta kimenyetso nyamukuru kiri kumugaragaza nka wa mukobwa waguye bakamutera inda agatamazwa nuko yatwite. Imana yacu itugirire neza. Ariko iri jambo ry'Imana riravuga ngo noneho rero mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukaba hagarika imitima. Umuzi wo gusharira. Yego. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Muri iyi minsi umuzi wo gusharira, gusharira umva ni uburure, ni ibintu bikomeye biba biri muri wowe bitakunejeje. Imana yacu itwiteho. Muri iki gitondo, muri aya masaha, ndi kurarika wowe uri gukurikiranira ijambo ry'Imana. Mbese ufite umwete wo kubana n'abantu bose amahoro? Ese ijambo riri kukubaza ngo ese waririnze? Nta muzi wo gusharira wameze muri wowe? Iyo umuntu afite umuzi wo gusharira ntabwo yabasha kubana n'abantu amahoro. Muri sosiyete ntiyabana n'abantu amahoro. Mu byumba by'amasenyo, muri gurupe runaka, abandi iyo bari kuzana gahunda yo kubaka wazana iyo gusenya kubera ko afite umuzi wo gusharira muri we. Imana y'amahoro imurebe neza. Iki gitondo turakurarika wowe ufite umuzi wo gusharira, ongera ugaruke ku isoko wihane. Imana yacu idufashe cyane. Kandi kubera ko umuzi wo gusharira wameze muri wowe, ntago uzabana n'abantu amahoro mu rugo iwawe, kuko ugendana umuzi wo gusharira uzera imbuto zisharira. Ariko umukozi w'Imana yandikije ijambo aravuga ngo kandi noneho mwirinde, mukimara kutagwa mu mitima mwirinde muri mwatagira umuzi wo gusharira umera muri mwebwe. Imana yacu itugire neza. Ahubwo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Aravuga ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Imana itugirire neza. Iyo ngeze kuri Esawu mashinga agati nkahagarara cyane, nawe ubitekerezeho. Nta bintu waguranye umurage w'ijuru. Rero abantu ntabwo tuzabura ubugingo kubera ko tutabwirijwe, kubera ko tutumvisha ijambo ry'Imana, kubera ko tutasuwe n'umwuka wera. Mu nzozi yaradusuye. Ijambo ry'Imana ahantu hose riratambuka, emwe turigendana no muri telefone. Ntabwo icyo ngicyo aricyo kizatuma abantu babura ubugingo, ahubwo abantu bazabura ubugingo kubera ko batirinze. Hari ibintu batirinze, kandi bazabura ubugingo kubera ko hari ibintu bafashe babigurana ubugingo bwabo. Nk'uko Esawu yafashe uno murage we, yari yararazwe kuba umutware, ariko akantu gatoya kitwa inzara ngavuye mu ishyamba guhiga yabuze icyo afata, aza ashonje arebye ibitukura Yakobo yatetse, aravuga ati mpereza. Arangije kuvuga gutyo, Yakobo ati kereka umpaye wa mugabane wa murage, ndaga ku mugisha wawe, ndaga ubutware bwawe. Ahangaha reka nkubwire, Satani ntakubuza ubugingo kubera ibitukura warebye hanze. Imana itugirire neza. Mbese nta bintu biri kukubuza ubugingo muri iyi minsi. Ijipo yakubuza ubugingo, kandi n'ipantaro ku mukobwa yakubuza ubugingo. Esawu ikintu cyamubujije umurage ni ibitukura, kandi muri iyi si ibitukura bireze. Mwene da, ibitukura birahari. Ese amaso yawe uri kuyarinda? Uri kuyarinda kugira ngo ibitukura biri muri iyi si, muri iyi minsi bitakubuza ubugingo? Kuko hejuru twasomye ijambo rivuga ngo mwirinde. Abantu kwirinda birabananiye muri iyi minsi, ariko we niba uri kubishobora uhereza Imana icyubahiro. Kandi nawe biri kunanira wongere uce bugufi, wowe urakurikiranira ijambo ry'Imana. Narivuze ngo muri iyi minsi ijipo ishobora kukubuza ubugingo, ikakubera ibitukura nk'ibyo kwa Esawu na Yakobo. Imana itugirire neza. Ipantaro nawe wa mukobwa we ibasha kukubuza. Niba ngiye ku ipantaro urabanga ngo none se kuyambara, ntabwo mvuze kuyambara, ahubwo ndi kuvuga ku cyaha cy'ubusambanyi. Imana yacu itugirire neza.
rero aya masaha turi kuvugaho iri jambo ry'Imana, wowe udukurikiranye unyemerere iri jambo rigira aho rigukura naho rikugeza. Iki gitabo cy'Abaheburayo kiravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana, kandi mwirinde hatagira umuzi wo gusharira wamera muri mwebwe, kandi ntihabeho umusambanyi n'umusambanyikazi. Imana itugirire neza. Wowe ukurikira ijambo ry'Imana nakubwira ngo urebe igice urimo, nusanga uri mu gice cyo kutagira umwete wigire bugufi utere umwete. Tugiye gusoza dusenga Imana, turagusengera haleluya, kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kugira umwete wo kubana n'abantu amahoro n'uwo kwezwa. Kwezwa ni ukwihana icyaha wakoze kandi ukakivamo atari iby'umuhango. Hari ibintu abantu bagize umuhango bakoma ngo niba bagiye kusenga ngo tubanze twature. Imana itugirire neza. Ariko wihannye ubusambanyi no munsi uvuye mu cyumba cy'amasengesho, ejo ubusubiyemo, wabwihanye mu gitondo nimugoroba urongeye urasambanye. Reka nkubwire, ntago Imana izahora ikina nawe ako gakino nk'uko Yesawu yashatse umurage we yari yaraguranye ibitukuranira, nuvuga ngo nawe ku iherezo uzaboroga. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Mbese muri iyi minsi ufite uwuhe mwete? Ufite irihe shyaka? Uri kwirinda? Ese icyaha cy'ubusambanyi Bibiliya iri kutubwira warakihannye? Ese ntabwo uri kwibeshya? Hari abantu bari kwibeshya ubugingo, kuba uri uzi kuvuga ijambo ry'Imana, kuba uzi kuririmba, kuba uzi guhanura, kuba uzi gusirimba, ntabwo bivuze yuko ariko gukiranuka. Bikore kandi unakiranuka, wirinda ikintu cyose cyagutandukanya n'Imana, ikintu cyose cyabangamira mugenzi wawe. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana. Wowe uri gutega amatwi iri jambo ry'Imana, urebe igihanda uhagazemo, utazamera nka Esawu washatse umugisharira. Imana ikwegere. Imana iguha imbaraga zo kugira umwete. Muri iyi minsi wabaye umunebwe mu gukiranuka, wabibayemo ubunebwe, wagize ubunebwe. Ariko aya masaha uyu munota ndakurarikira kongera guhaguruka aho wari wicaye muri ubwo bunebwe, ukongera ugafata imbaraga. Imana ishimwe, ukagira umwete, ukagira ishyaka. Nugira ishyaka ryo kubana n'abantu bose amahoro, uzabona ubugingo, uzabona ingororano. Nugira ishyaka ryo kubana n'abantu amahoro, ubusambanyi uzabunesha, ubujura ubuneshe, icyaha n'igisa nacyo, ishyari, hari ibyaha by'inyongobeza bugingo, tuzabivugaho ubutaha. Imana yacu nishimwe. Ariko gira umwete wo kubana n'abantu amahoro, kandi wirinde ntihagire umuzi wo gusharira umera muri wowe. Muri sosiyete wisharirira bagenzi bawe. Imana yacu idufashe. Mu rugo rwawe wigira umuzi wo gusharira, mu ntamu uyoboye wimera umuzi, ntihagire umuzi wo gusharira umera muri wowe. Kandi kubitira kurirari ry'ubusambanyi, nkunga icyaha, cika, wirundure muri Kristo neza, kandi Yesu agufata ukuboko. Imana yacu nishimwe. Reka dusengane Imana. Wowe ukurikira ijambo ry'Imana, Imana iguha umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'inyamahoro, Imana y'inyacyubahiro, turagushimiye kubera ko ijambo ryawe wararyandikishije ngo ritugirire umumaro. Mwami nyiricyubahiro, aya masaha hembura ubugingo bw'ubwoko bwawe, hembura ubugingo bw'abera, girira neza intama zayobye, zigarure mu rwuri. Abari bafite ubute, abari barameze umuzi wo gusharira mu mitima yabo, aya masaha turabasengeye, iri jambo nirigere ku mitima yabo. Haleluya. Ryongere guhindukiza imitima iyaguye ikava mu buntu bwawe, abakoraga ibyiza bakabigurana gukora imirimo mibi. Aya masaha turabasengeye, Mana nyiricyubahiro, hindukiza ubwoko bwawe. Nyiribihe, tanga agaciro mu bantu bawe, utanga umwete, utanga imbaraga, hanyuma kandi abantu babana amahoro, bishimanye, banezereranwe, ubumwe bwawe bugwire mu bakurikira ijambo ry'Imana. Urakoze Mana, ntabwo tugutotesha amagambo, ahubwo ineza yawe iganze ku buzima bwa buri wese. Ubuntu bwawe n'amahoro no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese none n'iteka ryose. Yesu, amen.